abantu banse rero nagutindaga dutangire akani agasobanuye my mind Chris is a music machine ari kumwe na Utanaisi akarimba keja cyane kavuye mu giti kwanza hano wese mu giti mane bane bidicyoroshe Samano Dirani Kabaka na Kimisi Mirefu na Chris Ize Imana bande bidicyoroshe dore ko nako mutagira ngo mutange show gusa Rwanda ntibanyurwa nabandi mwese bande bende bidicyoroshe mama ndi karangira dutangira Mr X ni impinde na gahinde Mr X ni munutsi ni ibintu bya kimeza menye sauti nyirejwe rye kapacira imbuzi Utanaisi Utanaisi udutoma nk'utwakera ngo nago nabona gufite kwifisa konda amazi elite one I love me easy I show you my feelings uyu wasana bica tu nawe nubizi ko nawe ndinshaka ari wowe rukumbi tikitse so I finally it's over the way you want me I lose my mind whenever I see you girl she will let your knees and it's all down I really wanna hold you down I wanna was a kumbuza baby yo don't stop let me show you maybe in a million ways Inengereke Miss X murabisa ahandi mu gatsi bwanjye ndica nkakiza wanza singica ngo nkize nsige nica gusa nibine na gahinde Miss X mujye munyuzamo mubwandikire ba X wanyu ko mubakumbuye kantu ka Miss kaba gaceniwe iyi muhose mu mutwe ahore mu mutwe wawe buhoro umuzengurukamo nk'isereri iki agara ubwana bubi igisogoma kumuhora mu mutwe ahora kwibuka isi ni mbona ikiza bso back to my mind keep it swinging agenzi turangira karangira dutangira filime yacu muze turebane filime utarebye ahandi filime utazabona ahandi filime nziza nawe ngo ya filime iboneka haje cyane komeza ba DJ mutanga umusanzu mwebwe muri aho umuntu aragira inka dakama gwese jyanire nuclear bomb igisasu kiri musi Muve the single most destructive weapon in the world igisasu kimwe cyari muri siyose n'umugezo ushobora kuba uhuza ubuhinde n'ubushinwa mbese umugezo wa muhinde ukinjira mu bushinwa ndetse icyo gihe izo divise zagendeye mu mugezi zagiye mu mugezi bitewe na ya glacier yabayo ya avalanche kwa kundi urubura manuka rukamanuka hejuru ku musozi none ukaza rukivanga mu mugezi ibyo byita glacier anameli enna nadadani iduvarikyo yarale sollu icyo gihe nari ko 20 byose barazwa bakitabira cyo gikorwa taramatangare inda summit la ulaga ndetse uyu mwaka w'ino summit ino nta misa y'uburwa n'abahinde abayobozi b'isose bazaza hakuno muri mu buhinde baje gusinya ku masezerano ko bagabanya bakagabangana intwaro kirimbuzi ndi boss wawe tugiye mu kazi urabizi nakazi kanje no kumenya makuru yawe nakazi kanje umva nanditse ibaruwa yo kwegura ರಿಸೈನ್ பண்ணிட்டு ugiye kwegura sikoko கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமா ugiye ndishirwe nakitana mwibero mubuzima bwanyu mwishimye hanyuma ஒரு purpose இல்லாம வேலை செய்ய பிடிக்கல மேம் umva sinshaka rwose kuba akora bino bintu reka nekereze we na nk'umuntu umuyobozi nyine tu unna veche
இப்போ அதை இந்தியாக்குள்ள கொண்டு ndabakoresha kugira ngo izo device muzizane mu Buhinde. Sasa mumva magamanga ati njye byari kungura kuzizana kuko ntago nakubona private jet nzizanamo bari kunsaka byari kugura kugira ngo nzizana hanga navuga niyo sasa nkoreshe mwebwe mugene muzinzane their capabilities will allow ndabiswe muri murapanga kuba abo munze gusoyesha icyazo bijyanye n'icya gisirikari muri murapanga gukoresha nuclear kugira ngo bashobore mwagira ubushobozi bwo mwakora cyitwa long range missile zo rwo hejuru facility la dana iருக்கு. ibyo byose ntabwo bikorerwa muri facility yoboye byanga byakunaniye bagiye ibyo zira nuclear device agahitamo ko umwanzi w'Ubuhinde ari gupanga ikintu gihambaye ari gupanga kwataka There's nothing bigger than agiye kuba kwataka guhambaye G20 summit. kandi nta kindi kintu cyaba agiye kwataka kindi kirenze ino nama iri guhuza ibihugu 20 G20 bagiye kuba bakataka bakoresha nuclear attack cyangwa se basukira imbuzi kandi hari inama yahuje ibihugu 20 iri gushaka kuvuga ku bijyanye n'ibisasu kirimwe ko bitagomba kuzongera kubaho మొత్తం ఉలగతే apana Ubuhinde gusa ahubwo angagiye kuba yatatse isi niba namuka batatse ahantu hari kwirira nama India ari abatatse yose Pakistan were unprovoked missile attack. isi India yakoze amakosa adasanzwe yataka Pakistan irasa igisasu ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊಡುತ್ತ ಬದಲಡಿ Pakistan namwe na business ikintu kiraza gukurikira iraza kudusubiza bona mu isura ye loyalty kugira ngo wizere umuntu kugira ngo warimbure igihugu யாருமே இல்லாம கஷ்டப்பட்ட போது ubwo nari mese nari nshonje எனக்காக ஒண்ணும் பண்ணல ndi kugerageza kuba igihugu cyantereranye ராணா ntabwo igihugu kigize kimpereza ubutabazi பண்ணாரு ahubwo rana yaraje atera intambwe aramfasha icyo gihe விசுவாசம் ஒரே ஒருத்தர் மேல மட்டும்தான் kuta cyangwa se ngo ikitwa icyizere cyangwa se kutaganduka ku muntu cyangwa se kugandukira umuntu umusore yamwereserana intervention சொல்லலாம். sinzi niba ndaza kubyita ngo ராணாவையும் ni ukubata cyangwa se no kwinjirwa n'iby'ibyanyu n'iby'imyemerere y'Imana கண்டாரு. Your ariko rana yanyeretse iyo gihe ntabwo rana yari afite isura fail at it with one shot.